bwiza tuzahora niho iwacu haleluya n'ubuturo bwiza tuzahora Yesu ni ugira amahoro meza urupfu n'ibyago ntibubitse abashaka ubugingo budashira nimumwizigire azabarengera muze mwese dushekere ijuru tuzimana n'umukiza muze mwese dushekere haleluya ijuru tuzimana n'umukiza tuzimuka mw'isi tugere aheza twubakiwe n'umukiza ahera twubakiwe n'umukiza ku mana yacu hari amazu meza yubaka mu isuku tutarabona aho niho iwacu n'ubuturo bwiza tuzahora aho niho iwacu n'ubuturo bwiza tuzahora Yesu ni ufite amahoro urupfu n'ibyago ntibitsinda urupfu n'ibyago ntibubitse abashaka ubugingo buhora nimumwizigire abashaka ubugingo budashira haleluya ijuru tuzimana n'umukiza muze mwese ijuru tuzimana n'umukiza muze mwese haleluya ijuru tuzimana n'umukiza muze mwese dushekere ijuru tuzimana n'umukiza mu ijuru niho honyine hari ituze, niho honyine hari amahoro. tuza kwinyiga none ko hari Betania iririmbe Imana ibahe umugisha. hari impamvu nyinshi zituma turirimba izina ryawe Mana yacu tugushima tuvuga imirimo yawe Mwami Mana tuzahora tugushima tuzahora tugushima tuvuga imirimo yawe Mwami
mureke twinginge umushumba Tofero Rugomoka asengere umwigisha wacu, umuyobozi wacu, kugira ngo twumve ijambo ry'Imana Imana yarutegure kuri uyu munsi. Ni karibu umushumba. Mana yacu, iri teraniro twari tugufite umwenda wishimwe, ariko twongeye kwishima. Uri Imana y'inyamigambi, mwigenamigambi ryawe wari wagennye ko tuzanyura ino tugaca kuri iyi si. Mwigenamigambi ryawe. Samweli wa mbere igice cya 11 tusome umurongo wa 9. Handitswe amagambo y'umwanzuro w'inkuru ndende tuza kugerageza kuvugaho. Reka uwo mwanzuro rero abariho dusoma. Murongo w'9 wanditsweho aya magambo ngo: nuko babwira za ntabaza bati, muzabwire Abiyabeshi y'i Galeyadi muti, ejo ku gasusuruko muzatabarwa. Haleluya. Nuko intabaza ziraza zibabwira Abiyabeshi, baranezerwa. Imana ishimwe. Jambo rikomoka muri inkuru tugiye kumara umwanya tuvugaho, nshaka ko tuza kugarukaho cyane. Wenda hari twahindura umutwe w'ikigisho cyacu cy'uyu munsi, buryo umuntu afite naho abyandika yabyandika. Ijambo rivuga ngo Imana igufitiye agasusuruko ko gutabarwa. Imana igufitiye agasusuruko k'ubutabazi. Iyo Bibiliya ivuga ijambo agasusuruko, iba yerekeza ku butabazi, iba yerekeza ku gutabarwa. Ibishaka kuvuga ibintu bifatika, ibishaka kuvuga ibintu bisobanutse, ibishaka kuvuga ibintu byiza, ishaka kuguhereza kugira ngo ikwibagize umubabaro, waba uw'igihe gito cyangwa uw'igihe kinini waba umazemo. Iyi Imana ivuze agasusuruko, ibitangaje amahoro. Mwanditsi witwa Yobu yabivuze neza, aravuga ngo Imana nayimenye neza, ngo iyo itangaje amahoro nta muntu uba ugishoboye gutera amahane. Mu gihe tuganira iri jambo, ndagira ngo waguke mu mutima wawe. Sinzi igikombe urimo, sinzi akajugane kari imbere y'ubuzima bwawe, ariko gusa muri iri jambo ubwire Yesu, muri iri jambo uvugane n'Imana, uyibwire uti, mwami wanjye, nkeneye ko nanjye agasusuruko kawe kangeraho. Haleluya. Nkeneye ko agasusuruko kawe kaza kakinjira mu buzima bwanjye. Wenda ni mu rugo rwawe, wenda ni mu kazi ukora, wenda ni mu muryango wawe, agasusuruko k'Imana kakugereho. Umwami wacu nahabwa icyubahiro. Kandi mbibutse, agasusuruko k'Imana karuta cyane ako dusomye hano Sawuli yagiye gutabariraho Abiyabeshi y'i Galeyadi. Imana yo ishobora gushyira agasusuruko mu rugo rwawe, akavuyo kari gahagurutse kakasubirayo. Imana ishobora gushyira agasusuruko mu kazi kawe, ibintu byari biguciye intege noneho nabyo bigahagarara. Imana ishobora gushyira agasusuruko muri bizinesi yawe, amateka y'imibereho yawe nayo agahinduka. Unezererewe Imana cyane ko muri iki gitondo ihagurukanye itangazo ry'agasusuruko ku buzima bwacu, ku itorero ryacu, ku miryango yacu. Mwami wacu nahabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bukeye agasusuruko kaje, ngo impundu nazo zavuga. Umwami wacu nahabwa icyubahiro.
ndagira ngo mbabwire ngo impundu zizavuga. Impundu zizavuga, agasusuruko k'Imana iyo kaje impundu ziravuga. Abantu bakumvise urira nijoro bakazinduka mu gitondo kureba ayo marira, bahagera bakahasanga ikinyuranyo, bagasanga ni impundu ziri kuvuga. Kubera ko iyo agasusuruko k'Imana kaje hariho n'ibindi bintu bigomba guhinduka. Umuhanuzi witwa Dawidi, niko giye mubona nk'umuhanuzi, yavugaga ibiriho akavuga n'ibiri imbere. Yaravuze ngo igihe kizagera tuzaririmbishwa impundu z'Imana, ndetse ngo tuzaririmbishwa agakiza kayo. Aravuga ngo tuzaterura amabendera yacu, ngo nayo tuzayashyira hejuru, ngo kuko izina ry'Uwiteka Imana yacu rikomeye. Mwami wacu nahabwa icyubahiro. Haleluya. Ubaze Bibiliya iragusobanurira. Yohana igice cya 5, wagasusuruko gahinguka ku kidendezi cyitwa Betesida. Hari ingorwa yari hamaze ibitondo byinshi. Mwaka umwe igira ibitondo 365. Yo yari hamaze imyaka 38. Murumva ibyo bitondo byose uko bingana, ariko Imana itoranyamo igitondo kimwe ikiremamo agasusuruko ko gutabarwa kwe. Bibiliya iravuga ngo agasusuruko kabaye, iyi ngorwa yumva ijwi rya Yesu. Ndashimira Imana ko agasusuruko kaje, ijwi ry'Imana rijya ryumvikana. Umwami wacu nahabwa icyubahiro. Ngo yumva ijwi riyibwira ngo ikorere uburiri bwawe, noneho wigendere. Ngo irahaguruka yumva biremeye, zingazinga uburiri bishyira ku mutwe, irikorera, iragenda muri quartier. Abantu bose bazamurira Imana icyubahiro, baravuga ngo wa muntu yakize. Umwami wacu nahabwa icyubahiro. Ariya mu byakozwe n'intumwa igice naho cya 5 hajya havuga uburyo Petero na Yohana bageze ku irembo ry'urusengero. Irembo ryitwa Ryiza, ngo cyari igihe cyo gususurukirwa k'uyu muntu wahoraga mu igare ryo gusabiriza. Ngo iryo gare ararita, iryo gare arishyira ku ruhande, ngo ahubwo yinjira mu rusengero atitaye ku maprotokole yo mu rusengero, ngo atangira kugenda ahimbaza Imana. Aravuga ngo agasusuruko k'Uwiteka kangezeho, none nanjye nakize. Umwami wacu nahabwa icyubahiro. Buri gihe iyo nsomye amagambo yanditswe mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 2, basanga umusaza wari wajumariwe, ibintu byari byamuyobeye. Ngo yari afite ubukwe bwari bwabaye, ngo ariko ubukwe buramutemana rwose. Ubukwe buratema pe, ubukwe buranga. Urumva ubukwe burafana. Murabizi ko mu bukwe burya no kurya no kunywa, nta bindi bituma abantu bajya mu reception. Ubukwe burafana, gitangaza kiraba. Ariko Umwami Yesu yari ahari. Haleluya. Kandi yahari ntabwo ajya duteza abantu. Ndamushima uyu Mwami wacu, ngo arema agasusuruko, ngo akaremye, ngo banyoye ku bintu Yesu aremye ako kanya. Muri ubwo bukwe bose imvugo ibimwe, baravuga ngo ibingibi bije nyuma nibyo biryoshye kurusha ibya mbere byari bihari. Ndashimira Imana y'agasusuruko kayo kageze. Imana ituremera ibiryoshye kurusha ibya mbere, n'ubu tuyizere, iriteguye kuturemera ibiryoshye kurusha ibyo twahozemo. Mwami wacu nahabwa icyubahiro. Yesu yahari ajya arema agasusuruko, kandi ndagira ngo mbabwire ko Yesu ari we gasusuruko kacu, kubera yuko Bibiliya imuvugaho kavuga ngo niwe zuba rijya rirasira abakiranutsi, kavuga ngo Yesu niwe mucyo wanjye, kavuga ngo Yesu ni inyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Ni Yesu wakuvana mu mwijima, ni Yesu wakwirukana igicu kibuditse ku buzima bwawe. Mwami wacu nahabwa icyubahiro. Inkuru twasomye ni inkuru itangaje. Inkuru itangaje. Cyari igihe cy'inzibacyuho mu buryo bw'imitegekere y'igihugu cya Isirayeli. Kandi nta nubwo yari inzibacyuho y'imitegekere gusa, yari n'inzibacyuho y'umwuka, yo mu buryo bw'umwuka ariya muri Isirayeli. Inzibacyuho yari itewe nuko igihe kinini Abisirayeli bayoborwaga n'Imana ubwayo inyuriye mu mugaragu wayo Mose,
ndetse nyuma ya Mose ikomeza ityo inyuriye mu mugaragu wayo witwa Yosuwa. Ngo ariko igihe kigeze Abisirayeli baravuga bati ibyo bintu byanyu byo kuvuga ngo mwumvise ijwi ngo Imana yababwiye, ati ibyo bintu byanyu tubivuyemo. N'ubu tugira abantu bavuye mu bintu byacu, nubwo bababwira ko insengero zikinguye bazakomeza kukubwira ko insengero zikinze, abantu bajya bava mu bintu byacu. Umuntu wari umuririmbyi ugasanga ntakiririmba, umuntu wari umukristo ugasanga ubukristo bwamucitse, yabivuyemo. Abisirayeli rero nabo ibintu babivuyemo, baravuga batumva aho twahereye tugendera ku ijwi ry'Imana turarambiwe, nimuduhereze umwami adutegeke, nashaka azadukubite, turashaka kumera nk'andi mahanga, tumere nk'abandi bose. Ubwo rero icyo gihe cyo gutegura uburyo umwami azaboneka cyabaye igihe kirekire cyane cy'inzibacyuho kandi kitaboroheye. Cyabaye igihe kibi, cyamaze hafi ikinyejana cyose, kandi cyabaye igihe kidasanzwe ku mibereho yabo no ku buzima bwabo. Iyo umuntu ari mu nzibacyuho y'umwuka, Bibiliya imuvuga neza. Iyo imiyoborere ya mwuka itamwegereye ngo yumve ko imiyoborere y'umwuka iri iruhande rwe, uyu muntu ayoborwa na kamere, ahinduka kuba umunyakamere. Pawulo yandikira itorero ry'Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 16 yaravuze ngo nimuyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere zanyu zirarikira. Ngo kuko ibyo kamere zikunda si ibyo umwuka akunda, kandi ibyo umwuka akunda nabyo kamere zirabyanga. Iyo umuntu yanze kuyoborwa n'umwuka, birumvikana nta handi ajya kuyoborwa na kamere, kandi uyu muntu uyobowe na kamere ahinduka kuba mubi kurusha uko yahoze kera. Imana idutabare cyane. Mwanditsi w'imigani yaravuze ngo iyo umuntu atandukanye no guhishurirwa, ngo ahantu guhishurirwa kutari, ngo abantu baho bihahinduka kuba ibyigenge. Usanga umuntu atacyumvira, ntashobora kumvira ababyeyi. Se wamubyaye azamubwira ntazumva, nyina azamubwira ntazumva, azaza yewe no mu rusengero diyakoni azamubwira ishwi, umuyobozi azamubwira reka da, mwarimu azamubwira ntazumva. Si n'igitangaza ko n'umushumba yamubwira ntiyumve, kubera ko yahindutse kuba icyigenge. Inzibacyuho y'umwuka. Iyo umuntu yahindutse kuba icyigenge, atinyuka ibintu yatinyaga mbere. Ashobora kongera gusubira mu myambarire yigeze yamagana, ashobora kongera gusubira mu binyobwa yigeze yamagana. Ibintu kera yasebyaga uyu munsi ashobora kubikunda, kubera ko atandukanye n'imiyoborere y'umwuka, ari mu nzibacyuho y'umwuka. Arakabakaba, umwuka wera ntabwo ari hafi ye. Ibintu by'umwuka yabivuyemo, ntabwo ari igitangaza. Ushobora kuzasanga umubyeyi ubyaye ndetse wuzukuruje ageze ku myambarire yo kwiyambika ubusa. Ushobora kuzasanga umukristo wuzuye umwuka wera akavuga mu rurimi rushya yicaye mu kabari. Ushobora kuzasanga imico n'imyitwarire byahindutse bitewe n'uko umwuka wera yatandukanye n'uwo muntu. Ingaruka ibi bintu bigira tuvana muri aya masomo y'Abisirayeli, nuko iyo umuntu yatinyutse ibintu yatinyaga, ibyamutinyaga nabyo biramutinyuka, biramwinjirana, bikaza kumutegeka, agahushwa inzira yakabaye anyuramo. Ibintu byamurebaga bikamubonaho ubwiza bw'Imana, byose bisigara bishaka kumuyobora. Mana idutabare cyane. Dusoma muri Bibiliya ngo iki gihe cy'inzibacyuho y'umwuka Abisirayeli babayemo, amoko y'abanyamahanga 7 ngo yose niko yahagurukaga kubarwanya. Umuntu wese yashaka kurwana akavuga ati ndajya kurwana n'Abisirayeli.
umuntu wese yashaka kurwana akavuga ati ndumva ndi kwiyumva imbaraga, uyu munsi ndakubita Abisirayeli nka 3. Akambuka umupaka ati ngiye gushoza intambara. Kandi ikintu gitangaje ngo bose bateye ubwo bwoko bwa Isirayeli barabutsindaga kubera ko bari mu nzibacyuho y'umwuka, nta mbaraga bari bafite. Abizeye bya Bibiliya barabizi ko mu gihe cy'abacamanza, bitewe nuko nta mwami wari uhari, umuntu wese yikoreraga ibyo ashaka, bari barabaye ibyigenge. Imana rero ibagabiza amoko yo kubahondagura, bakabahondagura. Myaka yashira ari nka 40 bari munsi y'ububata bw'ubwoko bumwe, batagangaye, bakibuka Imana batari ko Mana wadutabara we. Imana igahagurutsa umucamanza akaza akabarwanirira, bagasubira mu mahoro. Ngo bamara guhimba umunezero bakongera bagashayisha, bashayisha, Imana igahagurutsa abandi bati nimugende mu bankubitire, bakaza bakabahondagura, bakabahondagura. Bahamara nk'imyaka 8 cyangwa 18 muri ako kaga k'amakuba menshi. Ngo bakubura amaso bakavuga ati nubwo dupfuye ariko kera twagiraga Imana, iyo tutajya kuva mu bintu byayo ahari we yaradutabaye. Ngo Imana ko ari nziza ari rukundo, igahagurutsa undi mucamanza iti genda ubantabarire, akaza akabarwanirira, bakongera bakabaho, bagahora muri urwo ruziga rwo gutabarwa, rwo gushayisha, bagacumura ku Mana, bakongera bamara igihe mu bubata bagatabaza, Imana igahagurutsa undi muntu akaza akabarwanirira. Urwo ruziga barubaho, nicyo gihe cyaba Gidiyoni, nicyo gihe cyaba Samusoni, nicyo gihe cyaba Otiniyeli, nicyo gihe cyaba Yefuta n'abandi bose. Imana ikabahagurutsa bakaza bakabarwanirira, ariko kugira ngo bafate icyemezo bikabananira. Ibintu byose bishobora kugutinyuka niba uri mu nzibacyuho y'umwuka. Ndagira ngo twongere twemere ubuyobozi bwa Mwuka Wera, tubwemere butwegere, twongere twumve ijwi ry'umwuka kandi turyumvire. Niko gaciro kacu, niko kunesha kwawe, nizo mbaraga zawe, nicyo kizatuma ubutabazi bukugeraho buturutse ku Mwami Imana. Umwami wacu nahabwa icyubahiro. Haleluya. Mana igufashe. Aho twasomye havuze urugamba rwa nyuma mbere yuko Sawuli yimikwa ngo abe umwami. Rwa rugamba rw'Abamoni, ariko baserukirwa n'umugabo umwe witwa Nahashi. Yabwira Abamoni bagenzi baravuga ati mwe mwisigarira aha, giye yenyine ndahagisha Abisirayeli. Abisirayeli se hari umuntu utajya ubatsinda se? Jewe ndahagije, reka ngende ngewe nkwereke icyo mbakorera. Nahashi yazamuka wenyine kandi azamukira kurwanya ubwoko bwa Isirayeli. Ngorane ziraba, ngo bamurebye bose bahinda umushyitsi, bamurebye bose bacishwa bugufi imbere ye, bamurebye bose baravuga bati rwose tubabarire udutabare, turabona nta yandi maboko yadukiza uburakari uzanye. Nahashi ati ndabafashe rero, atumva rero uko bimeze, niba mushaka ko mbareka mukabaho nanjye ndabyemeye, ariko turagirana amasezerano. Ikintu cya mbere, muremera kuzankorera, nkazabakoresha imirimo y'uburushyi, ntazabahembera. Bati ibyo byo turabyemeye, tuzabikora. Bati icya kabiri, muremera kumpa kuri iki gihugu mutuyeho nanjye nkayoboraho. Bati rwose 1/2 cy'ahantu dutuye uze nawe wifatire, uzajya utanga amabwiriza, uzabe nyumba 10, ube gitifu w'akagari, ube n'uw'umurenge, nushaka uzabe meya, ahantu nawe wiyorere. Bati noneho rero ndashaka ko mutandukana n'Imana yanyu ya Isirayeli burundu, utazongera kuyitekereza, nayo ntizongere kubatekereza, kuko twamenye amayeri yanyu, mujya mugera mu kaga mwayitakira ikabatabara. Ndagira ngo mbatandukanye nayo uburyo bw'igitangaza. Ikimenyetso cyabyo ni uko umuntu wese wo muri mwe yemera nkamuvana mu ijisho ry'iburyo. Kandi iyo yari inenge mbi yatumaga umuntu ahanagurika mu muryango wa Isirayeli, kuko abatambyi bari bafite inshingano yo guhesha abantu baje gusenga umugisha, kandi umuntu umeze gutyo ntiyari bujye kwinjira mu rusengero.
kandi iyo Bibiliya ivuze muri iki gihe cy'itorero ryo mu butayu ikavuga ikintu cy'iburyo ibivuga umugisha, kuko umugisha wose wo muri Isiraheli wabaga mu kuboko kw'iburyo. Muranyemerera rero umuntu wese muvane mu ijisho ry'iburyo. Bati ibyo nabyo turabyemera da, none se twabigenza dute? Attention na Nahashi, witondere Nahashi atakuvana mu ijisho ry'iburyo akakubuza umugisha wawe. Arahari ari kuzunguruka. Nahashi ni dayimoni kiroso, arashaka guhanagura izina ryawe imbere y'Imana. Kandi iyo umuntu yahanaguritse imbere y'Imana n'ahandi ntabwo byamuhira. Izina ryawe nirihanagurika imbere y'Imana mu bihereza umugisha ukaba utarimo. Uzasanga rihanaguye no mu gitabo cy'abacuruzi, uzasanga rihanaguye no mu gitabo cy'ababyeyi babyaye, uzasanga rihanaguye no mu gitabo cy'abakozi ba leta cyangwa abikorera. Uzasanga Nahashi yaguhanaguye. Nahashi niyo mayeri afite, arashaka ko abantu bemera gutandukana n'Imana yawe ya Isiraheli bakemera kugendera munsi y'ububata bwe. Ariko Imana idufashe, Imana igushyigikire mwene data, umenye amayeri Nahashi ari gushaka gukoresha, wirinde atakuvana mu ijisho ryawe ry'iburyo. Nahashi yaba umusore mwiza uri kukurambagiza, yakubwira uburyo muzarwubakana ukabona bifite icyerekezo, ariko ashaka no kubanza kugusambanya, ijisho ry'iburyo riragiye. Nahashi yaba umukoresha wawe mu kazi, kubwira ko muzakorana neza ibintu bikagenda neza, ariko akakubwira tuzajya umfasha muri ubu buryo, nkeneye udufaranga umfashe kwiba, nutabikora ntituzakorana, ariko nubikora ibintu bizagenda neza. Nutaba amaso nawe ijisho ryawe ry'iburyo riragiye. Nahashi yazamukira mu rugo rwawe utari ubyiteze, yazamukira mu rubyaro rwawe, yazamukira mu mutware wawe cyangwa mu mufasha wawe. Nahashi ntabwo ajya atinya igihugu cya Isiraheli, ashobora kuzamukira no muri korari. Si n'igitangaza Nahashi yazamukira mu nama nziza y'abapasiteri. Nahashi ni igitangaza. Ikintu kitureba twebwe nuko tuba amaso, tukamurinda amaso yacu y'iburyo. Imana idufashe cyane. Haleluya, haleluya. Nahashi arazerera. Mwanditsi witwa Petero aranditse ngo mube maso, kuko umurezi wanyu Satani arazerera nk'intare yivuga ashaka uwaconshomera. Nahashi, Abisirayeli bari baneshejwe byarangiye, bari bemeye gukora amasezerano y'uburushyi, bari bemeye ko amaso abakurwamo. Abisirayeli n'ibitangaza, uzi ko bari batanze n'igihugu cyabo ngo kiyoborwe na Nahashi, waruje userukiye Abamoni. Ariko hirya y'imbaraga z'abantu hari imbaraga z'Imana. Haleluya. Hirya y'ibyo abantu bashoboye hari ibyo Imana ishoboye. Hirya y'intege nke z'abantu imbaraga z'Imana zirahari. Umwami wacu nahabwa icyubahiro. Njya ntangarira Imana cyane. Bibiliya igaragaza ko buri gihe cyose Imana iba ifite abantu bayo. Mu gihe cy'abacamanza yari yararobanuye abantu bayo bitwa abanaziri. Mu gihe cya Eliya twese turabizi, yamuhaye itangazo iramubwira ngo si wowe wenyine usigaye, mfite 7,000 nabitse bitapfukamiye Bayali. Haleluya, haleluya. Kwa Paulo na Kefa na Polo hariya i Korinto, burya naho Yesu yari afite nk'umugabane w'abantu be. Ejo bundi Paulo yandikiye Timoteyo, aramubwira tumva Timoteyo mwana wanjye, urufatiro rukomeye rw'Uwiteka ruracyahagaze, kandi rwanditsweho ikimenyetso ngo no muri iki gihe Imana izi abantu bayo. Haleluya. Ndagira ngo mabwire ko abantu b'Imana bagihari, na Gihundwe abantu b'Imana baracyahari, muri korari urimbamo abantu b'Imana barahari, muri abo mwicaranye harimo abantu b'Imana. Ntabwo abantu bose ariko banyoye inzoga, ntabwo abantu bose ariko basambanye, ntabwo abantu bose ariko basubiye inyuma. Oyaye, Satani ntakwihebeshe, abantu b'Imana barahari. Haleluya,
haleluya. Ahubwo dukomeze dushimikire amazina yacu agume kuri urwo rufatiro, umwami wacu nahabwa icyubahiro. Muri iki gihe ngo Imana yari yararobanuye abantu bayo bitwa intabaza. Yusomye Gutegekwa kwa 2:32-10, Mose avuga ibyo guhamagarwa kw'aba bantu abanura. Ubwo yaragiye gutandukana na Isirayeli, yaravuze ngo bazahagurutswa n'Imana, Imana ibazigame mu gihe cyawo, ngo kandi abo bantu bazaba imboni y'ijisho ry'Imana, intabaza. Haleluya. Umuntu ujashaka kubacokoza azaba ashatse gucokoza imboni y'ijisho ry'Uwiteka. Yeremiya igice cya 8 we yanditse isengesho ryahoraga mu kanwa kabo, ngo buri gihe bahoraga barira bavuga ngo icyaduha uyu mutwe wacu ukaba iriba ry'amazi, ukaba n'isoko y'amarira, ngo tugakomeza tukarira ngo kubera abantu b'Imana ibyaha biri gushaka kwica. Imana nidufashe cyane. Yesu abavugaho mu butumwa bwiza bwe bwanditswe na Luka, aravuga ngo abo ngabo ni intore z'Imana zijya ziyitakira ku manywa na nijoro. Paulo agiye kubavuga ubwo yandikiraga Abaroma igice cya 8:1, aravuga ngo abo ngabo bagendana akarusho kuko babitswe ibyavuzwe n'Imana, umwami wacu nahabwa icyubahiro. Haleluya. Abo bantu bariho bitwa intabaza. Imana ngo yari yarababitse muri icyo gihe, mu gihe cyose Imana ibifite ahandi ipfunyika abantu bayo. Ngo bumvira bagenzi babo uburyo bamaze kwemererana hasha amasezerano bagiye kugirana. Bati mwe muduhaye akanya natwe tugira icyo tuvuga. Bati ngaho namwe nimuvuge. Bati turashaka kubuza Abisirayeli babe baretse gusinya aya masezerano, babe baretse kwitandukanya n'Imana yabo. Ahari Imana yabo barayibagiwe, nubwo bayiretse nibatwemerere tubanze tuyibibutse, ngo bibuka imirimo y'Imana. Haleluya. Baravuga ngo nubwo nahashi yitwaje ibyuma byo kutunogoramo amaso, ariko dufite Imana yigeze ikora, dufite Imana y'inyembaraga. Umuyobozi w'iteraniro yadusomeye ijambo ngo Dawidi aravuga ngo nibutse imirimo yawe, nibutse iminsi yanjye ya kera, ntekereza umurimo w'intoki zawe nkuramburira amaboko. Haleluya. Izi ntabaza zibwira ubwoko bwa Isirayeli ziti nubwo ibyacu mwabivuyemo, nubwo iby'umwuka mwatandukanye nabyo, ariko reka tubibutse Imana yacu ni inyamaboko. Nahashi bateye ubwoba none ntabwo aruta Farawo n'amagare yari ariho. Nimwibuke cyagiye tugeze ku nyanja, Imana yaramukangaye, inziga z'amagare ye zirakuka, idutindira ikiraro ku nyanja, ifata amazi yayarunda, iyahindura ibirundo by'amabuye, turatambuka turambuka. Burya ni Imana yabikoze. Haleluya. Bati yemwe mw'Abisirayeli mwe, nuko mwibagiwe twamaze imyaka 40 mu rugendo rwo mu butayu, twararyaga kandi tudahinga, twararyaga kandi tudacuruza, twararyaga kandi tutagiye guhahira mu gasoko. Imana yaradutunze mu myaka 40 twamaze mu butayu. Dufite Imana ikomeye. Haleluya. Bata amaboko y'Imana arakomeye kuruta amaboko ya Nahashi. Imana yatuvaniraga amazi yo kunywa amara inyota mu gitare kibuye ryo mu butayu. Imana yatugiriye neza, ntabwo twayireka. Yaratwambitse tudahaha imyambaro mu isoko, nta n'abatayeri baba mu gihuru cyo mu butayu, ariko Imana iratwambika turaberwa. Imyaka 40 irarangira, umwami wacu nahabwa icyubahiro. Bati mw'Abisirayeli mwe, kuki mwibagiwe Imana? Nimwibuke imirimo y'Imana. Kanze mabwire bene data bahana Gihundwe, nimushaka kurebera Imana mu byo izakora, muzarinda musaza mutarayibona. Niba mushaka kubona Imana, nimuyirebere mu byo yakoze. Imana irimo, Imana irahari.
kuwa mbere yarakoze, kuwa kabiri yarakoze, mu kwezi kwa mbere yarakoze, mu kwa gatatu yarakoze, mu gihe cyaguma mu rugo Imana yarakoze, wamaze amezi 5 uhembwa utajya ku kazi Imana yarakoze. Witegereza kuzarebera Imana muri 2020, muri 2020 twarayibonye. Umwami wacu nahabwa icyubahiro. Haleluya. Ntambwe ya mbere kugira ngo tubone agasusuruko k'Imana nuko twibuka imirimo y'Imana. Abantu nubwo bayivuga nabi ariko wenda twabura icyo tuyiha ariko ntitukayisebye. Imana yatubereye Imana. Haleluya. Imana yatubereye nziza. Imana yaradutabaye. Imana nihabwa icyubahiro. Jambo rya kabiri, zintabaza zirababwira ziti twebwe uruhande duhagazemo ni ukwizera Imana yacu. Ndagira ngo mbabwire kwizera gukorera hejuru y'ibitekerezo by'abantu. Uzamera uko ushaka kuba kubw'amasengesho yawe yo kwizera. Nubona ibintu bidakunda, kugira ngo ibyo bintu bizakunde nubwo baguha ubushobozi bwo kubikora biragoye. Kwizera ni ukwemeza, kwemeza ukavalida, ukemeza ko Imana ariyo yonyine ishoboye ibyo bintu uri kwisaba. Ukavuga uti ibi ngibi data wacu ntabishoboye, umuryango wacu byarawunaniye, ibi bintu ndareba nkabona nta yandi makiriro, ibi bintu ndabifashe Yesu we, iyi dosiye niwe nyihaye, ndakwizeye nzi kuzabirangiza. Niba ubirangiza mu gitondo, niba ubirangiza ku manywa, niba uri bikoreho nimugoroba, igihe cyawe cyo mu biro ntabwo ari gihe ugitegeka, ariko nziko nabishyize ku meza yawe ukoreraho, igihe cyose uri bwinjire mu biro urabikoraho tu. Haleluya. Ntugire imitima ibiri imbere y'Imana. Jambo ry'Imana riravuga mu rwandiko rw'Abaheburayo ngo umuntu w'imitima ibiri nta kintu Imana yamuha. Kwizera ni amavuta adasanzwe afata ibintu akabihindura kuba ukuri kuzira ikinyoma. Mwanditsi witwa Yohana urwandiko rwe rwa mbere gice cya 2 umurongo wa 27 yaravuze ngo burya twasizwe amavuta y'imbaraga ajya afata ibintu akabihindura ukuri kutari ibinyoma, ngo kandi kubw'uko gusigwa ntidukeneye undi muntu wo kutwigisha. Aba bantu bo kwizera n'abantu bakomeye bazamutse mu cyumviro gikomeye cyo gusabana n'Imana. Umwami wacu nahabwa icyubahiro. Haleluya. 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 Aya mavuta yo kwizera niyo Elisa yisigaga. Abantu bajyaga babona Abasiriya baje kwica Elisa, ariko Elisa we aharyamye hirya mu cyumba cye mu buriri akavuga ati jewe ndi kubona amagare, nkabona n'amafarashi y'umuriro yaturutse mu ijuru ari kumwe nanjye. Umwami wacu nahabwa icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Mugaragu we Gihazi utazi ibyo kwizera akareba agashaka umuriro, agashaka n'amagare y'umuriro ntayabone, ariko Elisa umunyakwizera ayo magare yabaga yayabonye. Umwami wacu nahabwa icyubahiro. Aya mavuta yo kwizera ni amavuta adasanzwe. Yishyuye amadeni y'umupfakazi asigaye amutungana nabe. Bibiliya iravuga ngo abantu bazasigara mu gihugu bazatungwa n'aya mavuta. Yesaya 7:22 ngo abakiranutsi Imana izabasiga bene aya mavuta yo kwizera, kuko umukiranutsi w'Uwiteka azabeshwaho no kwizera. Aya mavuta yo kwizera ateye ubwoba. Umwanditsi witwa Yakobo yaravuze ngo umuntu narwara ngo azajya atumira abakuru b'itorero baze bamusengere bamusize amavuta. N'aya mavuta nyine, n'aya ngaya yo kwizera nyine, niyo baza bakagusiga. Aya mavuta yo kwizera akiza indwara. Mwazamura Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Iri jambo rirasobanuka neza ngo nubwo yaba yarakoze ibyaha nabyo azabibabarirwa ku bw'aya mavuta. Burya ni kubwo kwizera umuntu ashobora gukizwa no kubabarirwa ibyaha bye. Umwami wacu nahabwa icyubahiro. Haleluya.
ikiri kubunza dayimoni Nahashi ni ukugira ngo aguhanagureho utwo tuvuta two kwizera, ariko wongera wemeze ko Imana ari ishoboye ibintu byose, wemeze ko Imana itabeshye. Ijambo rya gatatu, ziriya ntabaza zakozeho kubw'ibyo rero, mbere yuko musinya izo mpapuro tugiye kureba ko Imana na Nahashi yaje yarabitekerejeho, ariko twebwe nimuduhe iminsi 7 gusa, tugiye kwinginga Imana, tugiye kuvugana n'Imana, tugiye kuzamura iki kibazo imbere y'Imana. Nahashi, iminsi 7 nishira Imana yacu itaradutabara, uzatuvane mwayo maso. Ngo barabyemeza neza ko Imana izatabara, umwami wacu nahabwa icyubahiro. Nahashi nawe ntiyari afite amakuru y'Imana ya Isirayeli, yaravugaga bati Imana yabo yarananiwe, none si ikinyejana cyose ko bakimaze, dore abamareki baraje barabatsinda, abamidiyani baraza barabagaragura, abafilisitiya baraje barabagaragura, umwami w'Imesopotamiya yaraje abatesha umutwe. Ubundi bwo nubwo nabahereza iyi minsi 7 se, nubwo bansaba imyaka 7, niho hahandi nta mana bafite, nta bundi butabazi bazabona. Abyemera gutyo nk'imikino, ariko cyari igihe cyo kugira ngo izi ntabaza zijye kuvugana n'Imana baziranye. Haleluya! Imana ishobora gutabara ubwoko bwayo, Imana itabureka, umwami wacu nahabwa icyubahiro. Ngo bafata iminsi 7, iminsi 7 bayita iminsi yo kuvuguruza, bati ntabwo dushaka kuzakorera Nahashi, turabyanze wa Mana we, ntabwo dushaka ko amaso yacu y'iburyo avamo, ibyo nabyo turabihakanye, turabyanze. Ntabwo dushaka ko Nahashi azayobora iki gihugu cyacu, turabyanze. Bigira ibyisihinge, barigaragambya mu masengesho, kandi Bibiliya izivuga ngo gusenga k'umukiranutsi wasenganye umwete ngo burya kugira umumaro mwinshi. Haleluya! Ngo Imana irebye umwete wabo wo gusenga, irebye uburyo batari kuyirira, irebye uburyo batari kugamburura, irebye uburyo bakomeza gusenga, bagakomeza gusenga, bagasenga, bakongera bagasenga, ifata icyemezo. Burya iyo twafashe ibihe byo gusenga, Imana nayo ifata ibyemezo, ifata ibyemezo maze yandikisha iri tangazo. Haleluya! Iti nimugende mubambwirire ngo agasusuruko ndagateguye. Haleluya, haleluya! Ngo agasusuruko ndagateguye, ejo nibabona agasusuruko kabaye bazamenye ko batabawe, umwami wacu nahabwa icyubahiro. Ayo niyo magambo twasomye yavuze umwanzuro, aravuga ngo mubabwire ngo ejo nk'iki gihe ku gasusuruko bazatabarwa. Ngo babibabwiye gusa, babibwiye abantu bari biteguye gusinyana amasezerano na Nahashi, babibabwiye byo kubibabwira gusa. Ngo abantu buzura umunezero, bose babwira Nahashi bati cyura amabinga witahire, ibintu byose biranze, nta muntu numwe hano uzavanamo ijisho, ibyakuzanye ntabwo bikunze, itahira usubira iwanyu, kuko ejo nidutabarwa ukira aha ngaha uzamererwa nabi. Imana yacu ije kudutabara, ijya itsimba ikahanguhungabanya ibintu byari bije kuduhungabanya, umwami wacu nahabwa icyubahiro. Ndashaka gusozereza aho ngaho, ndagira ngo nze dufatanye nawe gusenga, ariko ngizi intambwe 3 zizakuzanira agasusuruko ko gutabarwa n'Imana. Icya mbere nuko wibuka imirimo y'Imana, cya kabiri nuko yizera, cya gatatu nuko usenga, ugasenga bitari ukwisengesha, ugasenga ukongera ugasenga, ugasenga ukongera ugasenga. Bibiliya idutegeka gusenga, ikavuga ngo nimujya gusenga musenge ubudasiba. Nta kiruhuko kiri mu masengesho, nta gihari. Gusenga ni itegeko ry'Imana, dukwiriye kubikora, tugasenga. Ibuka imirimo y'Imana, uzamure icyumviro cyawe cyo kwizera imbaraga z'Imana, ku gasusuruko
hari ubutabazi buzakugeraho. Umwami wacu nahabwa icyubahiro. Nubwo uri kubona agafu ari gake nk'aba mupfakazi w'Isarifati, ukaba wanavuga uti wenda hari nimara kukavuga cyangwa kugacumba nkarya ubu bugari ndahita nipfira, ndabona imibereho yanjye itagikunze. Ariko mu kwibuka imirimo y'Imana, mu kwizera no mu gusenga, haleluya haleluya, Imana irabona ikinyuranyo. Imana irabona ibigega n'imifuka by'amafu n'amafu mu rugo iwawe. Wowe urabona duke, Imana irabona byinshi, ahubwo ukeneye ko Imana igukora ku maso. Umwami wacu nahabwa icyubahiro. Ufata ibihe byo gusenga, Imana nayo ifata ibyemezo, kandi wanjye kubaho mu buzima nahashi agushakamo ejo ataguhindura igitutsi mu bandi, ahubwo ushimikire cyane, uharanire cyane ko nawe Imana yagutabara. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu, amen. Mureke tugane ku gusoza uko amasaha yacu yagize. Twumve kwari ya kabiri iririmbe, dutange amaturo kubw'umurimo w'Imana. Dufite ituro risanzwe n'ituro ry'icyacumi, buri wese uko yateguye, uko Imana yamugendereye mu byo yakoze mu buzima abayemo, uko yifuza gushyigikira umurimo w'Imana. Nidusoza gutanga amaturo, turakomeza n'amatangazo mu kanya. Imana ibahe umugisha.
twahagurukiraga erega yaratumize umuri zuriba yaratembye ku bugingo bwacu dore we wari mu ruhande rwacu ubwo satani yaduhagurukiraga yaratumize umuri zuriba yaratembye ku bugingo bwacu Uwiteka yatubereye ubwugamo yatubereye ubugiro bw'umugaru igihome yatubereye amagare n'amafarashi Uwiteka yatubereye ubwugamo ubugiro bw'umugaru igihome yatubereye amagare n'amafarashi ikigoyi kiracitse none natwe turakize kwacu kurabonetse mu izina ry'Uwiteka Imana iri mu ijuru ikigoyi kiracitse none natwe turakize kwacu kurabonetse mu izina ry'Uwiteka Imana iri mu ijuru Uwiteka yatubereye ubwugamo ubugiro bw'umugaru igihome yatubereye amagare n'amafarashi Uwiteka yatubereye ubwugamo ubugiro bw'umugaru igihome yatubereye amagare n'amafarashi muze tumuramye twunamye umuremyi w'isi n'ijuru hari ukuboko kwe n'impingazi imisozi nazo nize muze tumuramye twunamye umuremyi w'isi n'ijuru hari ukuboko kwe n'impingazi imisozi nazo nize muze tumuramye twunamye umuremyi w'isi n'ijuru ikuzimu hari ukuboko kwe n'impingazi imisozi nazo nize muze tumuramye twunamye umuremyi w'isi n'ijuru ikuzimu hari ukuboko kwe n'impingazi imisozi nazo nize Uwiteka yatubereye ubwugamo ubugiro bw'umugaru
n'amafarashi uwiteka yatubereye ubwugamo tiroga umugaru igiwame yatubereye amagare n'amafarashi uwiteka yatubereye ubwugamo tiroga umugaru igiwame yatubereye amagare n'amafarashi. korali irakoze. Reka turebe amatangazo dufite.